nyamara nibyo abahanuzi bari barabivuze. Abahanuzi bakirirwa babwira abantu mugarukire Uwiteka, bakanga ariko ubwoko bw'Uwiteka bwaje gucikamo kabiri. Turebe ko byagenze nuko buzongera gusubirana bwa buhanuzi bw'inkoni ebyiri. Abahanuzi rero Imana yabatumaga ku bantu mugarukire Uwiteka, ariko baranga, baramya izindi mana, baramya imana z'amahanga z'abandi banyamahanga, ibibumbano by'amazahabu bikoreraga bakabyikubita imbere. Nuko babyiganye, nyuma yo gutaha k'umwami Salomo baza gucikamo kabiri Isiraheli y'amajyepfo n'iy'amajyaruguru. Izo mana baraziramije karahava, zikaba zaranatumye bacikamo ibice bibiri. Ubwoko 10 bwari mu majyaruguru n'ubundi bwoko bwa Yuda bwari mu majyepfo. Abaruguru ariko biga imico y'abanyamahanga karahava, aribwo byaje kubaviramo akabarore. Uwiteka atuma bajya ishyanga, batwarwa bunyago, bajyanwa i Ashuri. Bageze i Ashuri rero barakubitikiye karahava. Noneho abayuda nabo barasigara. Abagiye bwari bwa bwoko 10. Bwa bwoko 10 bwari mu majyaruguru. Rero wibuke ko bo bari bariyemeje gusenga ibizahabu, nuko baje kwambuka amazi. Ariko uko bagendaga, abakurambere babo bakicara babigisha ibya kera, ururimi, igiheburayo, amategeko n'ibindi, kugira ngo batazongera kwibagirwa Uwiteka, bakumva ibyababayeho, noneho bagasubiza ubwenge ku gihe, bakongera kugarukira Uwiteka. Bo rero bakomeje, ariko bamwe na bamwe abasigaye ni Yuda nabo bambaza iyo mana by'abanyamahanga, bafata iyo mico yari yarazanywe n'abagiye muri Asiriya, ari bwa bwoko 10. Nuko nyuma y'imyaka 135 nabo baza kujyanwa bunyago i Babuloni. Baragiye babayo nyine, bakora ubuhinzi, bakora ibintu byose bakoraga, babaho kuko ubuhanuzi bwari bwarahanuwe ya myaka bari barababwiye ko bazabayo. Niko byaje kugenda, urakeneye bisanga bari Babuloni. Nyuma rero baje kumanuka, abavuye Ashuri baza gushaka uko bajya hanze ya Ashuri. Nibwo bamanutse banyura za Fiji, banyura za Australia, binjira muri Afrika, barakomeza bajya muri Amerika y'amajyaruguru, aribwo bavuga ngo Christopher Columbus ngo yarabavumbuye. Ari nayo mpamvu ureba ari gushakisha ngaho, barebye barareba bakavuga ati reka tujyeyo. Ariko ibi byose bikaba bizahuzwa n'ubuhanuzi bw'inkoni ebyiri. Uko uzibona, ukuboko k'Uwiteka, ubwoko 10 na Yuda bazongera guhuzwa, ari bo birabura bari muri Amerika, n'ubwoko 10 bwabari muri Afrika bazakora inkoni imwe mu kuboko k'Uwiteka bw'abahanuzi bw'inkoni ebyiri. Uwo munsi rero uzaba umunsi w'ibyishimo bikomeye cyane, nk'igihe bazanaga isanduku y'Uwiteka iza mu Yerusalemu. Nibyo byishimo rero bizaba, ubona bari kwishima, nibyo bizaba mu bihe bya nyuma mutabwirwa. Kuko rero Uwiteka azongera gukusanya, agahuza ubwoko bwe abuvanye mu mpande enye z'isi, akaba aribwo bwa buhanuzi bw'inkoni ebyiri. Icyo gihe rero hazaba amarira y'ibyishimo kuri bamwe bakurikiye Uwiteka, n'andi marira akomeye cyane y'imibabaro kubera abazaba barahisemo kujya mu mujyi wa Satani. Nakubwira nti rero abahanuzi cyangwa abantu bavuga ubutumwa, abantu batanga ibizaba, bakavuga bati dore uko byanditse, dore uko bizagenda, nimwumve muhaguruke mushakishe Uwiteka, kuko icyo gihe kiraje kugira ngo bwa bwoko bwatatanye bw'Uwiteka bwongere buhuzwe kuri tumenye ya mana nyamana y'urumuri, atari ya mana bita iyo mu rusengero. Hari imana bita iyo mu rusengero babahimbiye, hari n'imana nyamana, urumuri nyarumuri rwahozeho kandi ruzahoraho iteka. Ibyo byose nibyo tuzakomeza tuganiraho, turebe n'ukuntu ubwoko bw'Uwiteka buzongera kuza hamwe, amarira y'ibyishimo akazaba nk'uko mubyibonera, nk'igihe bazanaga isanduku y'Uwiteka bayigaruye i Yerusalemu. Nkambabwiye rero Uwiteka akomeza bakomeze, mukomeze mu ijambo, Imana ikomeze barinde, kandi hora like mbere yo gusohoka. Nkambashimiye cyane ko kwandikisha muri benshi cyane, nawe subscribe. Abantu 80% bigereka ko mutari mwiyandikisha, mwiyandikishe rero subscribe, ubundi mujye muza mwiga ijambo ry'Uwiteka, ijambo ry'umwimerere mutabona handi. Kagira nti shalom shalom, toda raba tov meyo.